reka tujye ku mukino waberaga Londres ku munsi wo kwa gatandatu n'umukino w'ikipe ya Chelsea na Manchester United. Yabereye Londres burya. Wabereye London kwa Chelsea. Ura mukino umuntu yabuze uko wana. Igitego cy'urazoro barawukino uranalizikata. Cyamwana. Cyagwa kimwe ku busa. Ndayabatega. Cya Mateus Kunya no gukwepa akazi. Birangira ikipe ya Chelsea itakaje umukino imbere y'abakazana n'abana. N'ababatisimu. Bagira abagore yamwe bari abo. Cyane. Manchester United yashyira ku yandira yatwara. Umudefense Eden Heaven mu mukomera amashyi. Ungu kuri social media bamwise Mardini. Oya bongereho na kafu. Bamwambitse imisatsi bahita bandika ngo Heaven Mardini. Kugeza ubwo Rosenior agira ubwoba akagenda imbere ya match Eden Heaven akavuga ati ngenda yibyimba hari. Dawo nababwiye ngo iki kwa gatano hano. Sinabwiye ntimbabajwe n'ukuntu Rosenior yarabonye umwanya wo kuyobora agafata igitambaro akaba ahise ajye atusugo umuntu avunikira mu myitozo. Eden Heaven Rosenior ntabwo bagiye baraninjari yagize ariko Heaven Eden ari amadefenseur beza umwana w'umugosha ngewe bino byana bizamuka nyine abitaragera nibyo nerekaga nase muri match abitaragira amahirwe nyine yo kujya ariko ubundi bizi no gukina yego kora pass kavuga uti wow cyarwo gifite confidence oya takara kayikubita kayihamya cyane hari umudefenseur wa nyuma reba hariya cyavuze umuntu cyabagato gori mu bicyo urakwepa sa amashusho ya mama Rizera yarahari rwose yarahari na bimwe telefone tera ku muntu hari yategura mu bicyo hari ikintu kimwe nabonye kuri Mazirawi nawe tumushime yateye match nziza Mazirawi namubonyemo Gicumbi kubera ko Gicumbi mu bucuruzi umujyanayo ubukomisiyoneri nuko urumva iyo ni inzara Mazirawi sashonje nje ko mbikoreshwa n'inzara Mazirawi warashonje Mazirawi yateye umutima wa defanse ukagira ngo ni icyase Mazirawi ariko buze nagaru bwa mbere hakinye muri Centrale bura nagaru bwa mbere buri ari sezo nuza imaze kuvunikisha umudefenseur wabo witwaga yaje muri Brighton Hove Albion Joel Veltman ba muri Ajax Amsterdam yateye muri Centrale yigize gukina imikino 10 muri Centrale muri Ajax Amsterdam Mazirawi no mu ikipe y'igihugu yanuza bigize nabo kugira ikiba cy'umudefenseur muri Maroc nabonye maruva muri qualification za 2020 na kangahe gutyo nabwo yakinye muri Centrale we rwose Centrale Mazirawi ngira myanya yose y'inyuma yose arayikina kandi neza ibumoso iburyo muri Centrale kandi muri Ajax nabwo buriya ngo Mazirawi akinamo imyanya yombi cyari ibyo n'umutoza wo kubimenya yaza kuba ari Robben muri muntu yari kuhamushyira pe ibyo biba biterwa nanone n'umutoza wakoze ibyo bintu akabiri ariko Robben muri mini wamuhaye umwanya kandi umwanya Mazirawi n'umukino ikipe ya Manchester United yaje Londres ifite ibibazo bya bamyugariro bafite ibihano barimo Lisandro Martinez ndetse na Harry Maguire bafite red card hiyongeraho Rosenior wagize ikibazo bategura umukino Mathias de Light wavunitse bivuze ko buri muntu wese arafite amatsiko yo kureba ngo nono Michael Kari kagiye kuyipanga gute Deus irahagararite turi hano mu kiganiro kwa gatanu tumaze kubona inkuru ya Rosenior twavuze ko twibazaga icyo kibazo ubajije araza kuyihagarika gute ariko hari ibyashobokaga kuko nyine ukavuga uti nicyo cyonyine gihari nuko yasubira mu mwashi agakina Ruksho Eden Heaven na Mazirawi agakoresha Amadi na Diogo Dalo ku mpande cyangwa se kuba yafata imyanzuro ikomeye muri Axe Centrale gushyirayo Casemiro cyangwa se ngo yafashe gukinishayo Mazirawi nta wategerezaga Heaven na Mazirawi nta muntu wabitekereza ariko twavugaga defense aturwa niyo ishoboka cyangwa gushyirayo Casemiro kuba yakirayo Casemiro ariko ukaza gusanga ukabona ko sinkunda cyane umutoza w'iyi mu mukinnyi mwiza mu mwanya we kandi nahagiye atari buze gutanga ubu Michael Kari rero ntago yerere yayikora so icyabaye nuko yafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka nshyireyo Mazirawi nkire na Eden Heaven nicyo gishoboka hanyuma nkinisha abandi bakinnyi mu myanya yabo biza no kuba byiza kurushaho equipe za gutsinda ino ni match igikunda kugorana cyane kuko bura muri Premier League Simpson iskora kuri Manchester TV yavuze yuko Ben ikibazo cya Michael Kari kakimara kuvunikisha umusore Rosenior ngo Michael Kari kamaranye amasaha 3 yabanye amasaha 3 ari na Mazirawi na Heaven Simpson yuko yamaranye amasaha 3 nabo aganira nabo abereka match nyinshi cyane abereka utuntu tw'utuvideo ngo abakasagera abereka gutya abereka ukuntu Chelsea ikina abereka ukuntu Son byose amaranye amasaha 3 ukomeza ariko urebye na performance ya Eden Heaven ntabwo isanzwe babonaga ko commitment ye ubushake imbaraga
timing nziza yari afite, wabonye ko yari match nziza. Gusa n'ubundi hari abakinnyi baprofita ibyago by'abandi, nk'uwo Rosenior warutangiye guhabwa umwanya. Barabizi neza ko abadefanseri ba mbere ba Manchester United ni Maguire na Lisandro mu gihe bahari, ariko undi wari kuba hafi akaba ari Rosenior. The right way asa nkaho kwera imvune ataramubona, ntabwo aramubona na rimwe kubera imvune, ariko kuvaho yaziye byanavuyemo n'amasezerano ya hari Maguire na Lisandro Martinez. Niyo first choice y'umutoza witwa Michael Carrick. Undi wa gatatu muri bo akaba Rosenior ahise agenda, kandi yaragize amahirwe yo kuvuga ngo noneho nyine mu gihe Lisandro Martinez adahari, mu gihe hari Maguire adahari. So rero urebye match bagize biza kuba amahire, aza kurekipera Kobe Maino, umukinnyi kuva Michael Carrick yinjira navuga ko ari umukinnyi mwiza ku mikino ya Michael Carrick yose yatoshe Kobe Maino. So umukinnyi ubona ko confidence kuri baro, uburyo afasha ekipe mu gusohora umupira muri aba bakinnyi bo muri axe centrale, akagenda akabajya hagati agakina Casemiro ku buryo bworoshye, akageza umupira kwa Bruno Fernandes mu buryo bworoshye. Ni ibintu ubona ko Kobe Maino agenda afasha cyane ekipe ya Manchester United kumugarura, byari byiza. Ikindi kurwana na record hari igihe bifasha, ageze kuri assist ya 18 kapiteni Bruno Fernandes. So kuvuga ngo ebyiri zisigaye kugira ngo ashyireho anganye na Titi de Rondre na Kevin De Bruyne ni ibintu byoroshye mu mikino isigaye, like kashobora kuba yabibona. Ubona ko nawe ari ikintu kirimo kiragenda kimumotiva cyane. Yari match rero igoye, kuko ubundi ino ni match ubundi ya draw, kuko ino Chelsea na Manchester United muri Premier League nizo zimaze kunganya imikino myinshi, inshuro 27 niyo fixture imaze kubonekamo draws nyinshi. 21 muri izo 27 banganyijemo ibitego, nta goalless draw bajya bagira nyinshi. So hari uburyo rubona ko ibibazo byari bihari, ariko nyine nabonaga n'undi Manchester United ifite upper hand bijyanye na performance z'igihe gitambutse ya Chelsea. Nyirangabo twari kumwe na kwa gatanu twavuga ngo nubwo ifite ibibazo by'imvune, ariko urebye Chelsea ifite ibibazo byo mu mutwe n'imitoreze n'imikinire kurusha iby'imvune bya Manchester United ifite. Uza akantu k'ingenzi mu mutwe, ibibazo by'imitoreze no mu mutwe. Michael Carrick ni umutoza ubona yuko we ibintu bye ntago ashaka kubiremereza cyane, wabishyizemo ubwenge uzi ikintu yakoze. Turi muri match namwe nerekana siramubwira ni gahunda ya Michael Carrick ni twubahane. Uzi umuntu wazanye ibintu byo gushyira ubwenge muri Manchester United, ikintu yakoze yahise abona ko Kobe Maino atazi umupira. Ahubwo se yarabushyizemo arayanga kubishyiramo, ntabwo yari afite rwose. Ndibeshye mvuga ko yamukoresheje, ndibeshye mvuga ko yamukoresheje, ntabwo yakoresheje cyane rwose. Umuntu wigeze kwicara akabona ko Kobe Maino adafite umwanya ubanza muri Man United, nta bwenge yari yashyizemo, ntabwo pe. Ndarivuze gute ubundi waruvuze ngo wakoresheje ubwenge bwinshi, ngo yabonye ko Kobe Maino atakina Manchester United. Oya ndashonje ahari. Washonje pe cyangwa se uracitse? Oya ari nashonje. No mukino Michael Carrick atashatse gukora ibintu byinshi, ariko yari gukora byinshi azanzwe abikumva. Iwe yaravuze ati ni ibintu byanjye bikeya heaven, usura umudefenseri urajyaho nyine urakina muri defense. Mazarawin umuntu ugabura kimwe na centrale uyasuba ubwambe urakinaho nyine. Ikintu cyo nyine ubona ko yari yakoze muri ramukino kimeze nka tactique, ni kimwe cyo nyine nukubuza rock show gukora, kuvuga ngo nuko yatake. Unanya ujibona ko iyo Michael Carrick nunda umutoza ino system ya 4-2-3-1 sometimes ubona ko fullbacks azirekura rimwe na rimwe. Yego umuntu yitwa Rukusharambwe utaza kuza kugira ahantu ujye, uko arabonaga muri animation barimo gukina bitewe ukagira ngo ari gukina defense aturu, uko yarabuje Rukusho ko yasiga bano bahungu babiri. Ubundi bindi mukino uko musanzwe mukina na gahunda ya twubahane. Yego Michael Casemiro uri umukinnyi mwiza, nawe Casemiro ubweje naravuze ngo Manchester kubitozwa Michael Carrick cyane. Ikindi kintu twatekerezaga ko ku ruhande rwa Birondre bakwishimira kwakira Manchester United yazanye ibyo bibazo byo kuroba myugariro, bande se niko twabitekereza. Noneho yaza uko nyine, kuko buriya mu mupira w'amaguru hari igihe usenga ngo adversaire azuko azi nyine afite utuntu tw'utubazo ngo runaka yabuze ahengame. Ako emi gusa abantu ntukajye ubishinga bakoresha ruza imeze gutyo, gusa ibigaragara nk'aho batatsinzwe. Gusa nanone ku rundi ruhande umupira w'amaguru amahirwe muragendana pe. Nta mahirwe benshi byihorera, amahirwe muragendana. Reka soze ingingo yitwa icyo nge ngiye kukubwira nuko nabonye Chelsea yabuze amahirwe kuri iriya match. Nabonye Chelsea yabuze amahirwe yo gutsinda. Saniramenzi yaragowe se.
amahirwe yo gutsinda Chelsea yarayabonye ahubwo arabura. Reka nkubwire yewe navuga ko nibyo ikipe ya Manchester United yarabatsinze ariko ntabwo yari Chelsea nayo naniwe gushaka uburyo bwo gutsinda. Ye nicyo mvuga kandi uburyo yagiye ihusha uburyo yagiye iboneka buhusha ntibubyara umusaruro byashoboka ko nabwo bwabyara igitego. Ngenda avuga ibintu bitatu kuko iyi match nabona gitana rizika birangibonye igitekerezo nabonye ibintu bitatu. Ni Chelsea mu myambaro, Chelsea ipanze neza uyireba ukavuga ati nta kibazo madushirireho 11 ari babanjemo, ariko ni Chelsea y'abakinyi bashaka gusoza sezo yabo berekana ko bari gukina ntibanga akazi kuko niko kabatunze, ariko si abantu bitangira club barimo bodira imibiri yabo n'ibikorwa byabo birabyerekana ko ntabwo ari abakinyi bishimiye ko bari gutozwa na Rosenior. Nicyo nari ngiye kukubaza nyuma y'amagambo twumvishe ya Kukurera na Enzo Fernandez bari muri international break, umutoza yari yabaha impamvu zo kumwita ntazo pe. Njyewe naricaye twari turi kogezanya umupira na Fuad abubwira ni uri umuntu uri kureba uyu mupira kuko Benjamin bivuze babuze iki abantu ba Chelsea babuze iki. Uzi ko Enzo yarakinaga ukabibona ko akina arajyana umupira akawutanga akawuha Kayisedo akawujyana bakagenda bakagera imbere y'izamu. What next? Barakora iki? Nta aggressivité nta bwabushake, ntabwo ari abakinnyi bashaka gukirira umutoza, barashaka kwerekana ko Chelsea yabahaye akazi, barashaka kwereka abayobozi ko bafite umutoza wabo, ariko ni umutoza wa Chelsea ariko si umutoza w'abakinnyi ba Chelsea. Ibyo bintu birumvikana. Okay, wenda abakinnyi si bo bahitamo umutoza. Ntabwo ari ubuyobozi. Ariko message iri clear yatanzwe n'umuntu witwa Mark Kukurera. Twebwe si cyari cyo gihe nk'abakinnyi cyo kwirukanwa kwa Enzo Maresca. Atanga n'urugero abaturanyi bacu bafite umutoza Arsenal imyaka 6 ibyo bagezeho bishingiye mu cyizere bamuhaye kitarimo n'ibikombe. Twe dutwaye 2 mu mezi 10 ya mbere. None icyo ubuyobozi bwa Chelsea bukoze kwirukana Enzo Maresca ukazana Rosenior, uretse ubundi icyo twakwita nko kwimeninda, ese urapgradinze uvuye kuri 5 byibura ugiye kuri 7 cyangwa uvuye kuri 7 usubiye kuri 0 musi ya 0. Kuko niba bigera ahantu abakinnyi bavuga bosi wabo nka Kuri erega n'ubwo wenda Mark Kukurera ari mu bakinnyi b'abayobozi b'abarideri bakuru muri equipe n'abakinnyi n'abasenior players bajya bananyuzamo bakamba na Brassard. Wari no kuvuga ngo ni umwanzuro rwose w'ubuyobozi ariko nta kintu kirimo. Twatanze urugero kuri match ya Paris Saint-Germain ibanza y'Ipari ya 5-2. Chelsea ivuye inyuma inshuro 2 yishyuye ibitego 2. Noneho kugira ngo irunda izo results zigumane ati turacyafite n'iminota 90 tuzakinira Londres, si ngombwa ko dutsindiranga ikipe arayitandara. Ese kwiswamo 3 mu minota 15 yatsinzwemo ibitego 3 ya 5. Uyu musore w'umufaransa witwa Marie Gusto nkunganira nyuma y'umukino yaravuze ngo dukimara kugombora twatekereje yuko umutoza kuza kudufasha indi tactique ishaka gutuma tubona igitego cya 3 cyangwa se tugumana umukino muri draw. Turabibura. Dore rero ikintu wajya kuvuga kuri Ruben Amorim, turi ku minota 81 ekipe yagutsinze igitego kimwe ku busa. Aba defenseur narababwiye ko ari Ruben Amorim Pro Max ngo naya Fuad ni Pro Max nk'umukinnyi mukuru na Enzo Rosa arebera muri Linette. Oya Rosa we niyo mpamvu nyine ari Pro Max. Pro Max bire mfite marinette ni Rosa ukoze remplacement enye 3 zo muri defense watsinzwe igitego ku minota 20 ingahe. Fuad ni wabimbwiraga ati bakongeye icya kabiri wavuga ngo Fuad yarambajije twicaye aha. Hari igihe mutekereza ko abatoza bose bashaka gutsinda n'abataba bashaka gutsindwa. Fuad yarambaje ati se ko nta ko abandi batsinze ko yatsinzwe kimwe ku busa, abandi barimo barashyira amahubwo n'abataka ko harimo akura amabubwo akazana abadefati Chempongo aje gukora iki.
Marogusa yakinye madereba ku manota Marogusa niwe wari ufitemo n'amanota menshi uwitwa Fofana avuye muri umujinya mwinshi yaramukubise ingumi ariko se mbwira ntabwo mwabonye avuye kuri touchline umutoza yamuhaye guri ikiganza wa kabiri agira gutya yaramukubise kubera umujinya Fofana. Mbwira tactique ya Enzo kuri Romeo Ravi. Oya Enzo yaravunitse kugira ngo umuntu agwe mu kibuga. Enzo yaravuye ariko Enzo na Sevao bavuye mu bavunitse uwo kujyamo ntabwo yari ufite Dario Esugo umukinnyi mwiza mu gutwara imipira imbere ufite umunyabrazil Andre Santos ufite Magi wabufasha muri offensive ukaba wakongera imbaraga z'umwaka. Twumvikana ikintu kimwe Romeo Ravi ikinira hagati y'aba center back ba nabo maze gusimbuza aho match iri kujya urimo uramujyana he muri iyo minota batsinzwe igiti aho match iri kujya ni kikuvuga ko umutoza ashaka gutsinda ahubwo ko adashaka kugarira ngo tajyame cyaka. Ikindi ari tactique umutoza Maresca yajyaga akoresha agahita yemvatinga abari fit back be full backs ze akemvatingamo umwe kugira ngo yongere ubusatirizi kugira ngo nimba urugero Mareke Korea uze kwemvatinga hagati mu kibuga iyo yabagaje kwegera Kaisedo automatically yahitaga haboneka abandi bantu babiri bazamuka bajya muri offensive. Ibyo twose n'utuntu ashobora guhindura muri match igihe ari cyo ni kimwe. Uyu mutoza w'ikipe ya Chelsea n'ubuyobozi bw'ikipe ya Chelsea bombi cyokoza abombi baramacingana mu bitekerezo cyangwa inose yisanze ari mu ikipe imurusha ubushobozi. Oya nta nubwo yigiza bugira bwa Chelsea rwose ntabwo yigiza agera ku rwego rw'ubushobozi bwo gutoza ikipe ya Chelsea. Ariko nanone Chelsea yo impamvu navuze ngo umutoza n'ubuyobozi baramacingana mu bitekerezo bombi ntabwo ari ku rwego rwa Chelsea. Even bube ku buyobozi buyobora ntabwo ari ku rwego rwo kuyobora Chelsea. Umutoza bazanye we niwe imitekerezo byabo nyine n'ibifaranga batanga abayobozi bongera ngo bari ku rwego ko barashora nta rwego bari reka nta rwego bari ngo ruhaha ibintu byose bidakenewe mu isoko ibintu bigaborera muri firigo ntabwo ari umuhashyi mwiza. Gura bikeya ugenda urya bikenerewe ugura ibindi nubwo wenda imbere ari transfer policy ya Chelsea kuri ari ahantu yarakabije we match yitoje umukinnyi avuyemo wagufashaga imbere Enzo Fernandez sibyo yego uri inyuma hasigaye iminota 2 n'inyongera bari buze kongeraho ni igitego kimwe Marogisto yavuyemo byibura n'umukinnyi wegera box nuko ngo usigaje umukinnyi umwe utihagije imbere nawe ku bushobozi bwe witwa Liam Delap udashobora gukina baro kabiri nese ko ufite Magi byibura profile ye n'umwataka basi afite none tushe technique nziza afite technique imbere ari none already wamaze gutsindwa Romeo Ravi uramujyana he Moravi ariko role ye ni role defensive mu kibuga role defensive mu minota ya nyuma ukeneye kudefanda cyangwa ukeneye kubugerageza ibi ngo tactical approach y'umutoza yari weak. None uko umukino ugenda ukura wahugira ngo umutoza agenda kurira mu mukino asoma uko umukino ugenda kuko Michael Carrick we deja kibara kubona nimba barabibonaga neza hari aho Michael Carrick yaravuze ngo iyi kipe ntabwo ndibwirwe nyirukankaho ndaza kuza kuyihorera yikine cyane ko namaze kubona ko ibisubizo byo ko yabona igitego bidashoboka arawukinnye pe arabihorera baraza barikarakasa izo pose murimo kuvuga urebye ku manota y'abakinnyi kikoreka ko amanota yabo nta kintu avuga cyane rwose nukubera ni kikoreka yuko umutoza umwe yari yasomye undi aramwihorera arakina. Michael Carrick yakoze remplacement nziza yo kwijira umusore twa Amadi Diallo niba warabibonye neza yari remplacement we nk'umutoza avuga ngo Amadi Diallo ashobora we no kuba yifitemo niyo kaba gaceri karagafite ko kudefanda akagiramo kwataka njewe namukanyene ko nimanye namukanyene uvuga ngo ndasaka no kuba na defanda n'igitego mfite Amadi daraza kuza kumfasha kukidefandeze kurenza Burani mbuyemo yego ni nashaka ko nakwataka imipira ama counter attack Amadi dira n'umundi afite profile nk'iya Burani mbuyemo ibyo bintu arabinkorera. None se wowe iyo ukoze remplacement ukazana Charoba sibyo ukavanamo wese Fofana mu byukuri yari remplacement isobanura iki mu buryo bwa tactique urashaka iki mu byukuri nicyo kiri gupropose adversaire ushaka iki muri uwo mukino icyo ni kimwe wibeki igihe ari cyo ni kimwe nagari njye ntanubwo nje businyirenganya Rosenior kubera ko ngo ngiye mbona ikibazo kinini cyane gishingiye ku kuba abamuzanye ubwabo baribeshye ku muntu wagombaga kuza
nanjye umaye gutoza Chelsea nangahe cyangwa se club rwose nagenda na upgrade ariko ntabwo bajya kukuvumbura ahantu hari ahantu waba uri kugira ngo bakubone. yavumbuye ari muri Strasbourg ntabwo bakupa none se urumva uyu muntu yaratekereje ngo batoze reka nkorega akantu karenze ibaze kubona warazanye Maresca wungirije Pep Guardiola ukazuka mu ikipe akaguha ibikombe 2 mu mezi yangahe hari mu mwaka umwe w'ibikombe 2 warangiza ugahita ukavuga uti ariko no uyu namusimbuza umwungiriza wayindi uri muri Derby County cyane. Can imagine Benja hari ikintu kibaho ikihe nyiri business namusimbuza wayindi uri muri Derby County bamanuye mu cya gatatu nyiri business ariko bishobora kwanga ahandi bigakunda ahandi byakunze ni mu buzima ahandi byakunze ni nkubwire be hari City yamwirukanye amazi y'imisi ngahe toza hasi oya erega fa bitware mu buryo bworoshye nyiri business amahitamo ye ntabwo yitwa makosa. Oya nta mukiri ugira ikosa rega n'ubundi aba makosa iyo uwo yahisemo adatanze umusaruro ari ubu rero ni ikosa kuba baramuhisemo. Rosenior ashobora kuzazi kubita icyo kikabarenga mu kaburi ko wowe yirebye ubona azazi kubitisha iki buretse gato uri mubi buretse gato ejo bundi abaturusha umupira banaturusha kureba babana nabo banaturusha kuri information zanyazo Garirineka yaravuze ati Chelsea ni databara yavuze abayobozi ba Chelsea ni badatabara yabavuze bamaze gutsindwa na City 3-0 aravuga ati uko ndebiye kipe izaba nka Tottenham yaravuze ati ibi narabivuze mu myaka 2 ishize mbibwira Tottenham ati ni Chelsea nuko ati ni Chelsea niba databara hakiri kare kuko ifite tara ifite izina rikomeye ifite ibigwe aravuga atari uwakagombye kuba ayobora Chelsea project Chelsea ntabwo ari wo wakagombye kuba yiyobora aravuga ati niba databara umutoza se ndayibona imeze nka Tottenham yakoze iki Muriyi Pochettino abavanye kuri finale y'igikombe cya Champions League aravuga atari ko ari abakinnyi bamwe batangiye kwiyumva ko batari ku rwego rwa Tottenham bajya handi ati rero ntabwo dukeneye gusenya ino projet dukeneye ahubwo kuyubaka. Baravuga ati wowe Pochettino urareba niki no kubatayitwaye nikosa bati no kubatayitwaye bwabyo nikosa genda harya bamusimbuje nde Maresca oya Pochettino baravuga muri Tottenham bamusimbuje uyu nguyu urimo gutoza West Ham none Espirito Santo sibyo baravuga ngo ngo yakoze upgrade ngo yafashe ngo ruvuzi ngo yageza ku mwanya wa 7 ni none wasimbuye Poche muri Tottenham nonota harundi ni Mourinho ba Mourinho na ba Conte ni Mourinho ni cyangwa no yaje none yasimbuye nde none yasimbuye ba Conte nibyo ni Mourinho ejo bundi ndumva ari Jose cyane Jose ra ko ndumva ari Mourinho anye ndumva ari Jose urumva reka tubyemere Mourinho byibuze yari yabazanye finale bangakayikina Mourinho bamwirukanye kuwa 2 bafite finale ya Carabao Cup na City kuwa 5 aravuga ngo niyo kipe ya mbere mbonye kwisi ikagira igikombe ikirukana umutoza wari ugiye kwiha igikombe iminsi ne kuko bamwirukanye kuwa 2 aravuga ngo reka afite finale na City Real Mason aratoza reka tuzane Conte araza aravuga ati jewe kuva nabaho mbonye ikipe mu dressing room mu office ntibagane ku ikipe ntibagane umupira aba bantu nta mupira bazi yabe na gato arigendera Antonio Conte haza no Esprit atangira kuvuga ati rero twabitwara gake rangi azikubita ariko azikubita yize guhabwa umutozo w'ukwezi mu kwezi kwa mbere haba hagiyeho nde Ange Postecoglou warazikubita mu mezi 3 ya mbere ari uwa mbere Ange Postecoglou ijambo yababwiye ejo bundi ngo mutekeza ko muri big club kandi mutari mubanze ubwo bu big club mu bwubake urumva baragiye uyu munsi reba iri kurwana no kugira gute no kutamanuka aho no Chelsea iri kugana rero Chelsea reka ngurugero rwose ariko uwitwa Pochettino Tottenham yaca Chelsea yayinyura buretse gatoya kutari iri kuyicamo ya nabiri kwinyura burinza y'umupira nimwe oya hari icyo Chelsea takwemera reka nyigusanisha icyo Chelsea takwemera nuko itakwemera umuntu yiganisha mu nzira y'iri mbuga buretse gato ititaye ku masezerano ifitanye buretse gato cyo ndabizwi itakemera nyine banza wumve rega turamuri icyemera ko banza wumve nyikubwire Chelsea 2021 itwaye Champions League